Muri make muri iyi nkuru, Nyaminani Gratien yishe Kabera Vedaste bari abaturanyi imbere ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Alfred, umuhungu wa Kabera, yakunze Donata, umukobwa wa Nyaminani wishe se. Nyina wa Alfred avuga ko yumvaga nta wundi wamubera umukazana uretse Donata kubera ubupfura yamubonanye nubwo yabyawe n'uwamupfakaje. Alfred na Donata barashyingiwe baranabyarana, ubu ni icyitegererezo ko kubana mu bwumvikane n'urukundo bishoboka, abantu bababariranye bakarenga ibyabaye. Kugira ngo ukire ibikomere by'umutima nta kindi bigusaba kitari ukugira urukundo. Ibi bivugwa n'umugore wababariye umugabo wamwiciye umugabo muri Jenoside yakorewe Abatutsi, maze arenzaho yemera ko umukobwa we wamwiciye umugabo arongorwa n'umuhungu we. Mukakabera Bernadette abara inkuru ye mu rwego rw'ibikorwa bya Kiliziya Gatolika by'ubumwe n'ubwiyunge mu muryango waciwemo ibice cyane ugashengurwa n'amateka y'amacakubiri yabyaye Jenoside yatwaye ubuzima bw'abarenga miliyoni mu gihe kitanagera ku minsi 100 misa. Mukakabera agira ati abana bacu ntacyo byabaye bibarebaho kuko nta ruhare na ruto babigizemo, bo barikundaniye rero ntacyari kubuza abo baziranenge kwikundanira. Mukakabera uyu n'umugabo we Kabera Vedaste babarizwaga mu bwoko bw'Abatutsi bahigwaga muri Jenoside yatangiye ubwo indege yari itwaye wari perezida w'u Rwanda Habyarimana Juvenal wo mu bwoko bw'Abahutu yahanurirwaga i Kigali mu ijoro ryo ku ya 6 Mata 1994. Mu masaha make gusa yakurikiyeho, ibihumbi by'abasore b'Abahutu bari barasazwe n'urwango ndetse n'inyigisho z'icengeramatwara y'urwango byakongejwe mu gihe cy'imyaka by'imyaka, bahise birara mu bwicanyi bwagaragaraga ko busa n'ubwateguwe, maze batangira kwica abaturanyi babo b'Abatutsi mu gihugu hose. Muri izi nsoresore n'abagabo harimo Nyaminani Gratien, nyir'urugo rwari ruturanye n'urwa Mukakabera Bernadette i Mushaka mu burengerazuba bw'u Rwanda. Imiryango yombi yari itunzwe n'ubuhinzi. Aho ubwicanyi burangiriye, izari ingabo za APR inkotanyi zimaze gufata igihugu, hafashwe amagana y'ibihumbi by'abantu baregwaga uruhare bagize mu bwicanyi bworetse imbaga. Nyaminani Gratien nawe yari muri abo. Yarafunzwe nyuma aza gucibwa urubanza na rumwe mu nkiko gacaca zari zarashyiriweho gucira imanza bakekagaho uruhare muri Jenoside. Muri izi manza zabaga rimwe mu cyumweru, nibwo rubanda babashije kujya batega amatwi abaregwa batangaga ubuhamya ku byabaye nk'uko byagenze mu by'ukuri. Inkiko gacaca zashyizweho nk'igisubizo leta y'ubumwe y'u Rwanda yavanye mu mateka yarwo ya mbere y'ubukoloni no mu muco gakondo warwo, zaciriye imanza benshi mu bagize uruhare muri Jenoside. Mu 2004, Nyaminani Gratien yarirekuye afunguka umutima, maze abwira madamu Mukakabera Bernadette uko yishe umugabo we, amusaba imbabazi, maze Mukakabera wakozwe ku mutima no guca bugufi kwa Nyaminani amubabarira mu ruhame imbere y'imbaga. Kwemera ibyaha no kubisabira imbabazi byarokoye Nyaminani Gratien uyu igihano cy'uburoko bw'imyaka 19, ahubwo kiragabanywa akora igihano nsimburagifungo cy'imirimo ifitiye igihugu akamaro kizwi nka tije mu gihe cy'imyaka 2 misa. Mu myaka 10 yamaze afunzwe mbere y'uko aburanira mu ruhame yasabiye imbabazi, umuryango wa Nyaminani Gratien nta kutari waragize usa n'uwigura ngo wongere ubane amahoro no mu bwumvikane n'umupfakazi Bernadette n'umuhungu wa Alfred wari warabaye imfubyi abuze se afite imyaka 14. Umukobwa wa Gratien yankurije Donata wari ufite imyaka 9 mu gihe cya Jenoside yatangiye kujya kwa madamu Bernadette akamufasha ku mirimo yo mu rugo. Agira ati natangiye kujya gufasha nyina Alfred gukora imirimo yo mu rugo kuko nta wundi yari afite wo kumufasha, cyane ko data ari we wari warishe umugabo. Akomeza agira ati ntekereza ko Alfred yanyiyumvisemo akankunda igihe najyaga njya gufasha nyina. Mukakabera Bernadette yakozwe ku mutima n'ibikorwa by'uyu Donata mu buryo asobanura agira ati yazaga kumfasha abizi neza ko se yanyiciye umugabo, akaba yari abizi ko nta wundi nari mfite wamfasha mu rugo ubwo umuhungu wanjye atabaga ahari. Nakunze umutima we n'imico myiza ye, nayo mpamvu ntigeze ninangira cyangwa ngo mbyumve nk'ikibazo ubwo numvaga ko umuhungu wanjye yifuzaga kumurongora. Gusa kuri Bwana Gratien we ntibyari byoroshye na gato kuko yabanje gushidikanya ubwo yumvaga ko abo mu muryango wa Vedaste Kabera yambuye ubuzima basabaga umugore mu rugo rwe kandi yarabiciye. Umugore we yankurije abisobanura agira ati
Ntiyasibaga kubaza uburyo n'impamvu umuryango wahemukiye kariya kageni washakaga kujyana umubano uhambaye n'umukobwa we bigeze mu kumugira nk'umukazana. Hanyuma rero Garasiyani yaje kubyumva maze ahaba abana umugisha wa kibyeyi bambikana impeta z'urudashira. Muri iyi foto urabona Bernadetta ibumoso ateruye umwuzukuru we, ni ukuvuga umwana wa Donata na Alfred bicaranye na Garasiyani iburyo. Bernadetta avuga ko rwose nta kantu k'inzika cyangwa agatima kabi yari yumva afitiye umukazana we Yankurije Donata. Akomeza agira ati nta mutima mubi cyangwa inzika nari mfitiye na gato umukazana wanjye. Njye numvaga ko yashoboraga kuzabamo umukazana w'imfura cyane kuko yanyumvaga kandi akantega amatwi kurusha undi muntu wese. Nagiriye umuhungu wanjye inama mumukundisha kurushaho maze mwemeza kumurongora. Donata na Alfred bashyingiwe muri paruwasi gatolika y'iwabo mu mwaka wa 2008. Aha kuri iyi paruwasi ni naho Garasiyani yanaturiye mu ruhame yihana nyuma yo gusoza igihano nsimburagifungo cye mu gihe cy'imyaka 2 maze asaba imbabazi. Nubwo Kiliziya Gatolika ishinjwa uruhare rukomeye mu mateka yabanjirije akanageza kuri Jenoside yakorewe Abatutsi ndetse no mu gihe yabaga, aho abapadiri babo benshi bashinjwe kuyigiramo uruhare ndetse insengero zayo zimwe zikaba zaratikiriyemo ubuzima bwa benshi bazihungiyemo bari bazitezeho amakiriro, iyi Kiliziya yanagize uruhare mu isanamitima y'abarokotse Jenoside, kubaka ubumwe n'ubwiyunge no gushishikariza abahemukiwe kubabarira babahemukiye kugira ngo bongere babane mu mahoro. Kiliziya kandi yabaye ku isonga mu bikorwa byo kugarura ubumwe mu miryango muri aka karere k'uburengerazuba kimwe n'ahandi mu Rwanda. Padiri Ngoboka Theogene wo muri Diyoseze ya Cyangugu ahamya ko abantu bumvise kandi bakayoboka gahunda ye y'ubwiyunge. Ubuhamya bwa benshi bemera ibyaha bakanasaba imbabazi bworohereje bene izi gahunda. Amadini kimwe na leta bemera ko nta bundi buryo buhari uretse kuba abantu b'abana ibi ariko bakabikora mu mahoro n'ubwumvikane. Abantu barezwe bakanahamya ibyaha bya Jenoside ubundi ntibaba bemewe guhabwa amasakaramentu mbere y'uko biyunga n'imiryango yabo bishe, ko Padiri Ngoboka bisobanura. Gusaba imbabazi no kuzitanga bikorerwa mu ruhame, aho uwahemutse n'uwahemukiwe bafatana ibiganza. Uwahemukiwe bafata ibiganza by'uwahemutse nk'ikimenyetso cy'imbabazi, ko akomeza bisobanura. Iyo tuvuga impinduka si uguhindura ibara ry'uruhu, ahubwo ni uguhindura imyitwarire mibi yaranze umuntu agahinduka akaba mushya. Buriya guhinduka mu mutima ni ingenzi cyane mbere yo kwiyemeza kubaho ubuzima bwera nk'umukristo. Aha niho Bernadette Mukakabera yabaze inkuru y'uko umuhungu we yarongoye umukobwa we wamwiciye umugabo. Ati nkunda cyane umukazana wanjye kandi sinzi uko mba narabayeho iyo atahaba ngo ajye amfasha nyuma y'urupfu rw'umugabo wanjye. Avuga ko yumva bimuteye umunezero kubona ko amateka n'inkuru y'urukundo rw'umuhungu wa Alfred n'umukazana we Donata yateye benshi ingufu zo gusaba no gutanga imbabazi no kumva ko Abanyarwanda bashobora kongera kubana mu mahoro azira urwikekwe nyuma y'ibyabaye byose muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Muri iyi foto urabona Bernadetta iburyo n'umukazana we Yankurije ibumoso barahoberana baseka bishimye. Ubu bafitanye isano ikomeye kandi ifunditse ku njisho idacika kuko imiryango yabo yunzwe n'urukundo. Subscribe to KP Reports YouTube channel kugira ngo inkuru y'umunsi ikubiyemo amasomo y'ubuzima, amakuru mashya, ibiganiro n'ibyegeranyo bica kuri KP Reports ntibikagucike. Wanadukurikira kuri Facebook, Instagram na TikTok. Twibuke twiyubaka kandi twibuka ko ngo Imana iruta izindi waha umuntu ari imbabazi, nk'uko Mahatma Gandhi ufatwa nk'intwari n'umubyeyi w'igihugu cy'Ubuhindi nyuma yo kugishakira ubwigenge akivanye mu bukoloni bw'Abongereza yabivuze. Shalom.